turi ku mirongo ya mbere y'urugamba mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare, aho mama 23 iri kuvuna umuhehi ikiyongeza undi mu bice birimo Kiriba mu nkengero za Uvira, aho mama 23 yashinze imizi burundu ku buryo kwa Rusio itazigera iharenga. Ibitero biri similitane mu bice bitandukanye byongeye kumvikana, ndetse na deployment rutura mu bice byinshi birimo mu bibogobogo hano muri teritwari ya Fizi, naho haracyumvikana neza deployment z'abarundi ndetse n'iz'aba FARDC. Ikamye ku mpande zombi yamaze kuba imari, kuko iziri gutwara abasirikare zibavana kuri buri ruhande. Haba FARDC irimo kuzana abasirikare, M23 nayo nuko ibikorwa bya gisirikare birasa nkaho noneho byabaye imuhigo ku mpande zombi, ku buryo urugamba ruri gututumba noneho mu buryo bushya ruri buze gukora agatangaza mu buryo bukomeye. Ariko tubafite operation rutura yongeye kugwama abahibo muri bice byo mu Minembwe, nyuma yuko bigaragaye neza ko abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi bafashe hasi hejuru mu gushaka kugaba ibitero. Itangazo ryatwirwa na mama 23 rirabigaragaza, ndetse bikaba ari ikintu cyacicishije igikuba mu buryo bukomeye, ku buryo urugamba rwo muri biriya bice rugiye kubinjyana muntu mu buryo bukomeye. Ubu tuvugana tubazaniye amakuru y'ingenzi kandi akomeye agaruka neza imbere ku rugamba, reka tuze tuyababwire. Hagati aho Ibujumbura kwa General Neva harayihashya, ivumbi ryatumutse ku buryo benshi bari kwibaza ibyabaye bikaberana mu buryo bukomeye. Ni ikintu cyabaye neza nko gitunguranye, nyuma yuko bigaragaye neza ko Burundi butagira kizimyamoto, dore ko ngo bwatabawe n'u Rwanda nyuma yuko buhora bujya gutabara Kongo, bwo bwabuze bo gutabara. Bwahiye ivumbi riratumuka habura ababatabara. Biravugwa neza ko nta kizimyamoto ibarizwa muri iki gihugu, ibintu byatunguranye cyane. Bavuga ko bagiye gutabara Kongo, ariko bo kubura ababatabara byo ni ikintu cy'ingenzi cyongeye kugaragaza neza ko nta kintu na kimwe ubu butegetsi noneho bufite bwabwira isi yose. Abaturage bararayo kwarika, kandi biravugwa neza ko havuweho intambara zitangiye kumvikana. mama 23 nta ruhare yagize muri iyi nkongi y'umuriro. Ese bimeze bite? Reka tuze tugaruke kuri iyi nkuru yongeye gucikisha igikuba, umuriro watse Bujumbura. Hagati aho turaza kugaruka kuri Gisekedi ukomeje kugaragaza ko mama 23 ngo yo izivana mu bice byose igenzura itarinze yaraswaho, ko nibiba ngombwa izaraswaho, ariko noneho hari imbaraga zindi rutura yamaze kwadukana ngo zigiye gukora agatangaza mu buryo bukomeye. Ari no kuyisekerera ko ntago yigenga, kandi koko ngira koreshwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gisekedi kwibasira u Rwanda ntago azigera bihagarika. Ese biterwa n'iki? Iyi ni ingingo ikomeye cyane turibuze gusesengura akantu ko, kandi tugakubwira amakuru y'ingenzi kandi akomeye akomeje kumvikana. Reka tukwakire rero wowe inshuti yacu akadasohoka uherereye hose, tugikaza muri izi update n'amakuru yihutirwa tugiye kugarukaho imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano. Ni amakuru yihutirwa ku mutekano, politike na diplomasi. Niba uri bashaka bari bwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe, maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri izi update n'amakuru yihutirwa tugiye kugarukaho. Igikuba cyacitse, ibikorwa bya gisirikare byo birakomeje. mama 23 mu nkengero za Uvira iravuna umuhehi ikiyongeza undi, by'umwihariko mu gace ka Kiriba aho yanze kuva burundu. Ni agace k'ingenzi cyane kegereye neza rake Tanganyika, kakaba strategy mu by'urugamba kuko ari hejuru ya Uvira. mama 23 ihafite ubugenzuzi buhambaye cyane, ku buryo kwa Rusio imaze gukubitika mu buryo bukomeye. Muri iyi minsi ntigifite ubwinyagambariro. Ibikorwa bya gisirikare bikomeye mama 23 ikorera muri aka gace harimo n'icika rya internet. Kuri ubu ngubu hatangiye kuvuga andi makuru y'ingenzi cyane kandi akomeye agaragaza neza ko Kinshasa ari uburyo bwiza bwo kwikuriraho icyo bita coordinate n'ubundi buryo bwose bw'ingenzi bwatuma bagurutsa amadrone aturutse Bujumbura ngo yibasira ababarwanyi. Ibikorwa bya gisirikare byo ntibyari byumvikanye, ngo nubwo ibi bifite Kinshasa akamaro mu rwego rwo kutagaragaza bimwe mu bikorwa bakorera by'umwanda hano muri Uvira, ariko mama 23 nayo yari ifite ikivuze muri ibi bikorwa. Operation zirenga 10 zimaze iminsi zikorwa mu buryo bw'ingenzi cyane kandi bukomeye, zashigeshe FARDC, byatumye yongera abasirikare ubu ku buryo bamaze kubarirwa mu bihumbi ku mpande zombi. Amakamyo amaze kuba imari y'agatangaza kuko yirwame n'abasirikare umunsi wose, ku buryo FARDC umubare wamaze kwiyongera, ku buryo ugereranyije ngo umaze kugeza byibura abasirikare barwa mu bihumbi 70 muri iyo Uvira rwagati, bagamije gukora ibikorwa bya gisirikare byo kwirukana mama 23 mu nkengero za Uvira. Intwaro z'agatangaza zitari zinazwe imbere ku rugamba. Gisekedi yemeza neza ko arizo amaze kuzana mu gisirikare, ndetse akibanda ku basirikare ba special forces batumvikanaga mu bikorwa bya gisirikare, kuko abenshi muri bo ngo barasimbuwe hagamijwe kugira ngo batazongera kunanirwa urugamba. mama 23 nibibatatse bya nyabyo ngiye kwinjira Uvira
ariko ku mpande zombi baracyacungana basa nk'abaryamiye amajanja ku buryo biteguye gusakirana uko byagenda kose, usibye ibitero ushuma n'ibindi byumvikana nk'ibiba bigamije kugira ngo buri ruhande rushotorwe. Ntago haraboneka intambara ya nyayo yo kurasana ngo umunsi wose wire. M23 igaba ibitero mu bice bikeya cyane ku buryo Wazalendo zo zabagoriyeho muri iyi minsi, kuko arizo zibanza gukoreshwa mbere zikajijisha M23, bityo n'abandi basirikari bakaziramo. Abasirikare b'Abarundi mu myiteguro ihambaye bavuga ko biteguye gukuramo M23 muri bice bya Kiriba, ariko intare za Sarambwe zo zamaze kwashira neza icyo bita urukuta rw'agatangaza ruvugwa neza ko ruzaturikana benshi, ibyo bamwe badatinya neza kwemeza ko Kinshasa ahangari izakura ikibazo gikomeye kitazatuma noneho igerageza kwinyagambura na gake. Reka twinjire mu bikorwa bya deployment rutura zikomeje kumvikana ku ruhande rwa M23. Nkomeje gutumizaho amakamyo, ubwo ndavuga abayafite bose hatitewe na gisirikare cyangwa sasanzwe, ayari gutwara abasirikare butitsa aberekeza mu bice birimo Runingu, Ruki ndetse no mu bice byegereye Mwenga, ku buryo bamaze kuryamira amajanja mu bice byose bigabagabanyamo ibice. Abangaba bakaba bagenda bigabanyamo amatsinda mato agenda akora icyo bita infiltrate gake mu bice kugeza ubu byiswe ibirindiro bya kinyeshamba. Abasirikare ba M23 bari gukoresha tekanike mu rwego rwo kwirinda ko FARDC yahita ihurudukira rimwe, kuko mare muri n'abasirikare bifite M23 itabigenza uko ngo urugamba rushobora gukomera cyane ku mpande zombi, nuko bakireba nayingwe mu nkengero za Uvira. Ariko noneho muri ya misozi miremire y'iminembweho twirwa no M23 rayisohoye n'itangazo ko noneho imirwano yakajije umurego n'ibitero birisimitane byo kubibasira byo byabaye byinshi. Ni nyuma y'uko hari operasiyo y'akataraboneka yakozwe. Bivuga ko mu bigobogo hari hamaze iminsi humvikana icyo bita deployement z'agatangaza z'abasirikare b'abahibu bafatanya n'abasirikare b'abadede baje muri ibi bice bagamije kugira ngo M23 ngo bayihereze ikigwa mu buryo bukomeye. Gusa abakomando ba M23 nabo bari baryamiye amajanja mu buryo bukomeye, kuko bafatanya ba MRDP twirwaneho baguye gito mu gico kivuga ko ari cy'abasirikare b'abahibu bari byibura hagati ya 70 na 76 bari bitwaje intwaro n'ibindi bikoresho rutura byo kugira ngo babanze noneho bajye gukora ibikorwa byo mu maneko byuzuye mu bice birimo za Rugezi, Rurambo ndetse n'ibice biri mu bice byegereye Puwezero. Ariko bakubitana n'icyo bita abasirikare. Byagenze gute? Babasabye ko bashira intwaro hasi, birangira bananiranye, ndetse bavuga ko batashobora kwemera gufatwa ari bazima. Kuzamura imbunda byabaye icyaha gikomeye, ubundi urusasu ruravuga karahava, kuko abasirikare bari bitwaje za mashini gani barabatubaguye. Ibyo benshi bise ngo nuko bamenagura imitwe, ivumbi riratumuka. Amafoto n'amavideo akimara gukwirakwizwa kwa risi yo kwihangana byanze itegeka abasirikare b'u Burundi ko bagomba kuzamura drone hejuru mu kirere zo guhigisha uruhinda babarwanyi. Ariko igitangaje cyane nuko ibi bitagikorwa no mu zina rya gisirikare, ahubwo basigaye bibasira abasivile, bikarangira bari kurasa muri buri gace, nta byo kongera gukina birimo. Ibyo FARDC ivuga neza ko ari guhigisha uruhinda aho umwanzi wese ari, ariko ntabwo ariko bimeze, kuko bigaragara neza ko ari ibikorwa by'ubwicanyi bugambiriwe. Ibi rero nibyo byatumye MRDP twirwa n'isohora itangazo igaragaza ko ibitero birisimitane kandi byibasira abaturage byongeye kuba byinshi. Ibyo bavuga neza ko ngo biri guteza ibyago n'ibibazo bikomeye. M23 rero ho yahise yashira umucyo, maze ubundi yemeza ko ibyo bitero byose bigamije kugira ngo himikwe iterabwoba n'ibikorwa bya gisirikare bikomeye ngo bigomba kugeza abarwanyi ngo mu kwemera neza ko ngo noneho ngo nta kintu na kimwe ngo bari gukora ngo ibikorwa byabo ngo bigende neza. Ariko ibi byamaze kugaragaza neza ko hari urundi rugamba rushya rwari rwitezwe, ibyo benshi batatinya kuvuga ko rugiye kuzakora ibara mu buryo bukomeye. Ubu tuvugana M23 iryamiye amajanja, iracyakora uko ishoboye kose ngo iriya misozi irimo za Itombwe, Puwezero, Gipopo ndetse na Rwitsa nkuko itongera kuba noneho yuzuramo abasirikare mu buryo budasanzwe. Gusa ubwinshi bwabo ndetse n'uburyo kibamenwe muri biriya bice bigaragara neza ko Kinshasa yamaze kurya karungu, kandi ibona neza ko biteye ubwoba ndetse biteye n'impigarara mu buryo bukomeye, ku buryo noneho ubu nta kabuza ibintu bizasubirira udubi. Operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare bikomeye bikomeza kumvikana, biragaragara neza ko bizakora ibara mu minsi ya vuba uko byagenda kose, kandi natwe dukomeje kugaruka ku makuru ndetse tunatohoza buri kamwe kose kumvikana muri ya misozi miremire, ku buryo aho bukera ibintu bizasubirira udubi. Hagati aho ubu tuvugana ibintu biradogereye. M23 ikomeje gukubita itanzitse ibikorwa bya gisirikare ndetse bikakaye, benshi bita ko bigiye kuzakora ibara biracyumvikana. M23 ntikina noneho urugamba yarugize urwayo. Muti bimeze gute rero?
nyuma y'uko Kinshasa igaragaje neza ko ubutegetsi bwa Gisekedi nta kindi bugamije yewe ikanivugirwa yewe n'uyu mugabo ukuriye ubutegetsi bwa Kinshasa ko ba 23 iteganya kuzivana mu bice kuko gufashwa n'u Rwanda ngo bijye kurangiriraho nyuma y'uko ngo rwemeye ko rufasha ngo uyu mutwe, ibi bikaba ikibazo gikomeye. Gusa mama 23 yamaze kugaragaza ubufatanye igirana koko ngo n'u Rwanda mu bijyanye n'umutekano ndetse no gucungera imbibi, yewe hakaba hari no kwibandwa mu kuvana abarwanyi ba FDLR mu bice byinshi baramaze iminsi barashinze n'imizi. Ibyo bice byose mama 23 ivuga ko igiye kubigiraho ubugenzuzi bwimbitse kandi bukomeye buzatuma ibikorwa byinshi bidahita noneho bifatwa nk'ikintu kibi kizatuma operasiyo zigenda nabi. Ubu tuvugana noneho hari ikintu cy'ingenzi cyongeye kuba. Gisekedi ati ntago mama 23 izahama hano rwose mu bikorwa byayo byose ikora kuko duteganya kuyihakura bwangu dukoresheje imbaraga zose z'agatangaza dufite. Ibi bikaba ikintu cy'ingenzi cyane we ahora yitsaho, ariko intare za Sarambwe zagaragaje neza ko icyo kibazo gikomeye we yakomeje kwita ko cyoroshe kigiye kuzabyara ibisusa ndetse n'ibyago bikomeye, kuko mama 23 iteganya kuzongera noneho udakoreshwa n'amahanga, ibyo benshi bita neza ko bizabyara ikintu gikomeye. Abasirikare ba mama 23 bamaze igihe kinini bagerageza kwemeza neza ko ibikorwa bya gisirikare bikomeye nk'ibi ngibi bizatuma noneho operasiyo zabo zigenda neza, ariko nanone diplomasi ngira cyakora akazi gakomeye gashobora kuzatuma abarwanyi noneho ngo basubizwe inyuma mu ntera cyangwa se ibintu bikagenda nabi. Si ibyo gusa bidasubirwaho, amashi arakomerwa abakomando ba mama 23 baba bongeye gukandagira muri Uvira rwagati ku nshuro ya kabiri nyuma y'uko bamaze iminsi basezeranya Kinshasa ko uyu mujyi bagomba kwigarurira bya nyabyo. Ubu tuvugana amasasu menshi yamaze kumvikana mu duce turenga 4 turi buze kugarukaho, ndetse biravugwa neza ko abazarendo batangiye gushyirwa mu buryo bukomeye batekereza neza ko Uvira noneho bazayigwamo bagashira burundu nyuma y'uko ngo ubwirinzi bwabo buciriritse cyane, ndetse ngo Kinshasa nta kintu yakoze ngo ibiteho ngo inagaragaze neza ko izabarindira muri uyu mujyi. Mu gihe abacancuro bo bivugwa neza ko bamaze guhabwa amamoto yo gutangira kugenzura ibice bitandukanye biri muri uyu mujyi, kuko bivugwa neza ko bakomeje gukubitana n'ibyago bikomeye byo gukubitana na mama 23 mu bice bitazwi, ndetse abasirikare binjiyemo ngo baramenyekana umubare, ndetse naho bari guhagurukiriza drone bikaba byakanze abasirikare mu buryo bukomeye bikanabacikisha igikuba, bikaba byagaragaye neza ko bigomba gutuma ibintu bisubira urudubi byange bikonde. Aka kanya dufite operasiyo n'amakuru yihutirwa ashingiye kwiyingingo, reka tuze tuyababwire kuko turayafite cyane gatanu ko kandi hagati aho. Ubu tuvugana Gisekedi afite umugambi mushya wo gukora mama 23 mu bice bagenzura noneho birimo Goma ndetse na Bukavu. Nadakoresha diplomasi ari guteganya intambara ngo Karundi urikomeye cyane ku buryo noneho agomba gufashwa n'ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko buryo ki iyi ntambara yateguwe n'uburyo ki igomba gushirwamo imbaraga ngo n'igihugu cy'Ubufaransa, byose bifite ishingiro rikomeye ry'uko ngo yamaze kubona ko bazamuha intwaro ndetse n'ubufasha bukomeye bwa gisirikare. Ibi nanone kandi ngo bikazamufasha gutitiza abatavuga rumwe nawe barimo na Joseph Kabila Kabange, bivugwa neza ko ngari wahaye politiki ikomeye cyane mama 23 ku buryo isigaye ivunira muvi mu buryo bukomeye. Ibi turaza kubigaruka tubikubwire maze uburi tugwa amakuru yeruye kandi akomeye. Hagati aho impamvu Neva atigeze na rimwe ava noneho ngo mu bikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo, nubwo agirwa inama ikomeye cyane yuko agomba kumvikana n'abarwanyi ba mama 23 kuko ari bagenzura ibice bikomeye cyane, nawe kugeza ubu avuga ko ari by'ingenzi. Ibi natabikora hari ikintu gikomeye kizaba, mwese ntago mwari mukizi, ariko reka tukinjiremo maze ubundi tugwa amakuru tunakubwira neza uko bimeze, kuko dufite operasiyo nyinshi kandi zitandukanye zikomeye imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano. Ni mu makuru yihutirwa cyane kandi agezweho akomeje kumvikana. Ikaze mwese aha ni ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mushyaka bwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro ba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane gatanu kuri gatanu muri ze update n'amakuru yihutirwa tugiye kugarukaho. Mama 23 ikomeye mashi koko byamaze kuba confirmed k'abakomando bayo ba mbere bamaze gukandagira muri Uvira. Abazarendo baratabaza mu buryo bukomeye, ndetse byatumye na FARDC igira icyo bita panique mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko humvikanye imisasu rivuza ubuhuha haba ku manwa y'Ihangu rwagati ndetse no kuri iki gicamunsi gishira kuri uyu mugoroba. Nta makuru kugeza ubu yatugezeho, ubwo abazarendo zatabazaga ko buri abarwanyi bo benshi mu bitero bya gisirikare bikomeye byifashishijwemo amadrone bitamenyekanye neza aho yaturutse kandi ngo agaturuka muri bo rwagati.
hagati bikarangira bashwanyaguje mu bice birimo mu nkengero za Kiriba na Kawezi. Aha neza ni kuri route nimero 5 yerekeza neza mu gace kugeza ubu kitwa Bukavu. Biravugwa neza ko iyi route nimero 5 ari yo rimaze iminsi n'urwanirwa neza ko abasirikare ba FARDC bari kwikoreraho ubutasi bukomeye ngo bwerekeza abakomando babo muri ibyo bice ngo bashaka kugira ngo binjire Gatogota ariho bahera ibitero byabo bya gikomando. Abasirikare ba Wazalendo bayakutumba nabo bivugwa neza ko boherejwe muri ibyo bice, ariko nyuma y'uko M23 ibonye neza ko kurwana neza ari uburyo bwiza bwo gukoresha none abasirikare batambaye uniforme ngo bajye bitsimba banafite ibikoresho bya gisirikare bihambaye byitsimbye cyane rwose muri ibi bice bya Uvira bituwe cyane, ku buryo bivugwa neza ko bamwe baturanye n'abarundi banazwi ndetse bagiye baniyunga nabo bagiye bakura amakuru menshi y'ibitero bya gisirikare bo bajya kubatera babasiza inyuma. Ibyo rero baha ubushobozi bwo kubakurikiza amadrone hejuru mu kirere, ubundi bayabageza hejuru bakayabasekuzaho bikarangira igikundi kinini cy'abasirikare gipfuye. Ibyo M23 yita ko ari uguhora gukomeye kandi guhambaye cyane kuri gutuma abasirikare barira yo kwarika. Bivugwa ko Wazalendo nyinshi zari zimaze iminsi ziri kwidegembya ndetse Kinshasa yakoze ikosa rikomeye ngo yongerere intwaro mu rwego rwo gutangiza ibitero byitwa ibya simiritane bituma n'abasirikare ngo banini ngo baboneraho. Ibi byamaze kugaragara neza ko Wazalendo zishetwa, maze ubundi nyuma abasirikare ba FARDC ngo bakaza nabo bakurikije uko ibitero bimeze. Ibyo rero M23 ni ibintu yamaganye cyane, igaragaza neza ko izagikora uko ishoboye kose ikapfubya ibyo bitero mu buryo bukomeye kandi igakora ibikorwa bya gisirikare bisa nkaho ari byo kongera gutuma ngo noneho ibintu bisubira urudubi. Amakuru dufite kugeza ubu atari ivumbi kandi yihutirwa ava ku ingingo agaragaza ko M23 yakomeje kwihagararaho mu buryo budasanzwe, ariko uburyo kino yakozemo ibitero bigera muri Uvira amasasa kavukira birangira noneho ibintu bisubira urudubi. Abasirikare bivugwa ko barafite gahunda ikomeye cyane yo kwataka agace ka Kisovu, Katongo nako bita Kingongo, ari ibintu by'ingenzi cyane ngo bari baramaze gutegura, ariko noneho nyuma y'uko bamenye ko M23 ngo ibarimo rwagati ndetse ko yamaze kubavizira babaye baretse ibyo bitero. Ni nyuma y'uko bamaze gukusanya intwaro M23 ngo baraziviziye, ubundi byakekwa ko izazijya ambushi rutura bikarangira inazicakiye mu nkengero za Uvira. Umutekano byasaga nkaho utifashe neza, abakomando ba M23 bahabwaga amabwiriza buri kanya babwira ko bagomba kwinjira Uvira vuba cyane kandi ko abasirikare ba FARDC bamaze igihe kinini babitegura, ariko ubu ngubu batagomba noneho kubahusha kuko ngo bafite mu gipimo bya nyabyo. Ibikorwa bya gisirikare bikomeye byumvikana imbere ku rugamba biragaragara mu bice byinshi, ariko igice cya gisirikare gisa nkaho gikomeye ni igice M23 yamaze kurahirira ko itazigera na rimwe igira imbabazi yo kugicakira igihe cyose izabibonye uburyo. Ni nyuma y'uko abasirikare ba M23 bakomeje gufata umurego ukomeye kandi bagakusanya intwaro. Itegeko rya Makenga ribabwira ko bagomba gutuma noneho babura amajyo kandi deployment zabo zose zikaburizwamo, ibitero bya kinyeshamba kandi bikomeye bikongera bigatangizwa noneho nta by'imbabazi birimo, kuko bigaragara neza ko Kinshasa yari maze nayo gufata umwanzuro ukomeye, dore ko Kinshasa yo iri hagaze ku rugamba ubusanzwe. Nyuma y'uko M23 kuva ku 18 z'uku kwezi bavuye muri Uvira, abasirikare bivuga ko aba Kinshasa biyongeye ubutitsa ndetse binavugwa neza ko banahawe n'ubundi bushobozi burimo amamoto agendaho buri musirikare umwe ayakagenda aca mu makaritsiye akora icyo bita patrouille ndetse anacunga neza niba M23 yabarabegeye. Ibyo bikorwa byose bikaba byaragaragaye buri munsi. Ibyo bikorwa byagaragaye rero bikaba ari bikorwa bibi cyane rwose, byagombaga gutuma haba ikintu kibi cyo benshi bise ko ari ubwicanyi. Uko byagenda kose intare za Sarambwe zakoze ibishoboka byose, ibyo bikorwa bagenda bakubona neza inzira n'uburyo bwiza bwo kuzabiburizamo, ari nacyo gikorwa kugeza ubu kiri gukorwa kugira ngo FARDC idatekereza ko M23 itazi neza ibiri kujya mbere. Ibikorwa bya gisirikare byakomeje kumvikana kuri aka kanya, byakomeje kugaragara neza ko ari bikorwa noneho bitazigera byihanganirwa. Nyuma y'uko intare za Sarambwe zifashe umwanzuro ukomeye, ubu bitero bishya kandi bikomeye nibwo bigiye kuzuka. FARDC n'abambari bayo baracibwaho iteka ndetse bari mu kaga gakomeye. Ibyo bazakubitanira nabyo ku rugamba bazabifatisha amaguru abiri. Mwitegure neza ko urugamba aribwo rugiye kujya noneho mwaro, maze ubundi ibintu bibe bibi ntabwo byoroshye. Ubu tuvugana reka mbabwire neza uko noneho M23 yo bihagaze. Ubu tuvugana
abasore ba Makenga bivuga ko bari muri Uvira bamaze iminsi noneho bariteguye mu buryo bukomeye nyuma yo gushinga ibirindiro no kubona neza ko bazongera gutangiza urugamba rukomeye. Ntago bari bazi neza ko abarundi ngo kuva muri urugamba noneho bizagorana cyane nyuma yuko batsinzwe uruheno ndetse ngo bikarangira bahombye byinshi, ariko noneho kwifatanya kw'ingabo bagahinduka kwa resi ifatika byatumye bapanga urugamba rukomeye rurimo rwitabiriwe na General Masunzu ukomeje noneho kugaragara mu bikorwa bidasanzwe bigomba gukora ibara muri iyi minsi. Bivugwa ko noneho nyuma yuko avanwe muri gereza arabuze ijambo agomba kugarurwa ngo araba undi muntu mushya ugiye gukora ibikorwa bya gisirikare bitari bizwi. Benshi banatekereza neza ko ari byo guhamura mama 23, ariko icyo yazanye cyo ntago kiramenyekana. Intare za Sarambwe rero zo zamaze kwageza intwaro haba mu bice kugeza ubagenzura hagati ya murongo ya mbere n'iya kabiri ndetse no mu bice bagenzura bya Gatogota na Kiriba. Ibitero bishya birateganya gutangizwa bwangu. Ni ibikorwa bya gisirikare byiteguye neza ko Uvira uko byagenda kose isura mu mako y'abo barwanyi bariye Karungu kandi bakemeza ko bazayisubiza byange bikunde. Reka tugaruke nanone mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare bigaragara neza ko noneho byacikishije igikuba. Ubu tuvugana ntabwo byoroshe. Imibare y'abasirikare bivugwa neza ko bakomeje kugwa ku rugamba irakomeza kwiyongera ku ruhande rw'u Burundi, ariko rukatangaza neza ko rutava muri imirwano mu gihe cyose ng'imisozi yo muri Gafita hano hejuru mu misozi y'umurenge muri teritwari ya Fizi igihe cyose gifitwe. Bivugwa neza ko mama 23 yabona nk'ahantu hiturufi ikomeye cyane hashobora kuzifashishwa mu bitero binini ngo bishobora kuzagira uruhare rukomeye cyane mu kagaba ibitero Bujumbura. Bityo rongo neva abona neza ko igihe cyose abasirikare ba MRDP twirwanaho bafite ibice muri bira bice kandi bakabigenzura mu buryo kugeza ubwiswe noneho ubw'imbaraga karundura gadashobora kuzigeragira gahenge. Kubw'iyo mpamvu rero atanga umuburo yemeza neza ko abona neza ko ari tombewe ku giti cye yamaze kumugeraho kadashobora kuzihanganira ibyo bikorwa na rimwe. Ariyo mpamvu ashira imbaraga zikomeye mu bikorwa kugeza ubwiswe bya gisirikare karabutaka ngo bizatuma mama 23 ibona neza ko yibeshe ikava muri ibyo bice vuba bwangu nkuko akomeza kubivuga. Amakuru dufite kugeza batariho ivumbi yihutirwa cyane kandi akomeye agaragaza neza ko abasirikare ba mama 23 bakomeje gukora ibishoboka byose ngo begere imbere ndetse ngo bamenye ko urugamba ruhagaze. Nibikorwa bya gikomando byagiye bishigikirwa ndetse bikagira intera zo kuba noneho bitazigera na rimwe bisubizwa inyuma uko byagenda kose, bikagaragazwa na operasiyo nyinshi zagiye ziba noneho akarahabutaka ku buryo intare za Sarambwe zemeza neza ko zizakora ibishoboka byose, ariko noneho zikabona icyo zagiye gushaka muri bira bice. Abakomando baneva bavuga ko batazava muri kara gace bamaze igihe kinini bahigwa bukware ndetse n'ibitero by'umunyuzo byinshi cyane biri kuba. Amadorone ari kuvuza ubuhuha muri bira bice. Turaza kugaruka muri operasiyo zikomeje kwabera nazo zabaye ikibazo gikomeye. Hagati aho dufite inkuru zikomeye. Ibikorwa bya gisirikare byinshi cyane biracyavuza ubuhuha. Benshi bemeza neza ko mama 23 yanze kurekera ibikorwa bya gisirikare hashingiwe noneho ku bikorwa byinshi yamaze kubarizwamo. Ubu tuvugana abasirikare baneva benshi bakomeje gukubitana n'uruva gusenya mbere ku rugamba. Mama 23 iracyakora ibishoboka byose kugira ngo Gisekedi imigambi y'ipfubyo ya mbere ikomeye ariyo kugira ngo akoreshe diplomasi ngashira igitutu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasire mama 23. Ibikorwa avuga ko ngo bizamuhera ingenzi cyane mu gutuma intare za Sarambwe noneho ngo zikubitwa inshuro n'aba barwanyi. Gusa ibikorwa byose nubwo akomeza kuvuga ko azabikora kandi ngo bikaba byiza, ntabwo byigeze bigaragara neza uburyo kibizamuhera byiza mu gihe abarwanyi bo bakomeje kugaragaza icyo bita ubushake bukomeye cyane bwo kurwana ndetse no kwegera imbere. Bikazagaragazwa nanone kandi n'ibikorwa bashizemo imbaraga, ibyo bavuga neza ko bitazigera bihira kwa Resiyo iri mu byago bikomeye muri iyi minsi. Operasiyo z'akataraboneka zumvikana imbere ku rugamba zashegeshe FARDC ku mugaragaro. Benshi ntibatinya kuvuga neza ko zizabagezayo kuko noneho zinabagejeje, ahubwo bivuga neza ko zizaba banakasa mutwe mu buryo bukomeye. Ibikorwa bya gisirikare biri ku butaka bwa Kongo biracyara kasa mutwe ntibizorohera Kinshasa. Si ibyo gusa.